habayemo gukorera Imana mu buryo budasanzwe ariko habamo no kwatakwa ku bakozi b'Imana. Harimo benshi bagiye bapfa bandi baragwa. Abantu bakwiriye guhunga ntabwo bakwiriye kwimuka. Dufite abantu bagiye bimukana utuntu hirya bakatuzana kuba uri umugabo ufite umugore cyangwa se umugore ufite umugabo kaza kuri YouTube kumuvuga hano nko kwiyahura. Icyambere umugabo yakomerekeje umugore cyangwa se basanze banakomeretsanya umwe agakubita n'undi agakubita. Urumva isaga yabo yahereye kera bataraza no kuri YouTube. Bigera igihe kubikansoringa ubwabo birabananira. None baza kwiyahurira kuri iyi mihanda. Iyi mihanda rero igezeho umwavirirana cyane. Aravirirana neza viriramwe imbere. Aravuga ngo ntago nabyihanganira. Icyo yakoze rero yitabaje iki? Yitabaje ubutabera. Nzaje gusubiza ubutaha. Ndifashe. Wese umva bashaka banga. Nese abagabo ni imyenda ujya kugura made in Rwanda ukagenda fashion ukajya muri fashion ugahindagura. Mu gihe bigiye byanga byihore nyine byaranze ibyo bintu. Iyo byanze ukora ikindi. Gitandukanye n'abagabo. Ubwo ni igiki? Uratuza. Mu gihe udashoboye gutuza sasa rero. Uroga bigashira abandi. Yizi kufite ibikomere ubyigiraho kugira ngo ukomeze abandi. Ariko wowe abantu bo kuri TV ntago bajya bagutera ubwoba. Hari igihe tutadutera ibijumbu kutarahura n'ikintu. Hari igihe tutakubitwa twebwe. Ni icyaha. Uzi ikintu cyatumye Gomora Isodoma n'Igomora harimbuka. Bararongoranaga abagabo n'abagore ariko bigeze ku kigero cy'ubutinganye. Imana iravuga ni umva ndawurimbura. Ubutinganye ni icyaha. Uzajya Moses bigicamuke. Akazajya batwitirana. Nawe uri Moses bazi nabawe nabaho Mose yavanye abantu muri Egiputa abageza ikanani apfira mu butari ko we abantu barikomereza. Moses nari mbazi yuko ari abakozi b'Imana arabavuga butumwa ari abahanuzi arababwiriza butumwa. Turapfushije rose Moses baza batere ku matere dupfushije umuntu. Moses akora ishyano rimaze kuri Inzozi Zacu TV ibiganiro n'amakuru agezweho. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mubana natwe umunsi ku munsi. Twifuze kugira ibihe byiza, tubifurize amahoro y'Imana. Prophet Moses mwaka mushya muhire tonto. Abonye dashimwe asigaye avuga ijambo ryahindura ubuzima ryavuzwe na Prophet Moses. Wabonye arivuga nko Moses atugezaho ijambo ryahindura ubuzima. Ijambo ryahindura ubuzima ry'uyu mwaka. Ry'uyu mwaka dutangiye. Okay. Ndirimo ryonyine. Iyo umuntu ashaka gukomera ava mu badakomeye. Kazagaruka gukomeza babandi badakomeye. Iyo agumye muri babandi badakomeye apfa adakomeye. Yes, nibyo. Turi kumwe na Prophet Moses muramuzi cyane, wenda he n'abamukurikiye ku nshuro ya mbere. Turi buze kugira umwanya uhagije cyane wo kwibwira n'umuntu ugira ukuri kwinshi cyane. Ntabwo ugigira ubwoba ko ukuri uvuga ko uzagukoraho umunsi umwe. Paulo nibyo yavuze. Yaravuze ngo icyo sigaje ni kimwe. Naho napfa nzira ukuri. Rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto. Ikintu umuntu abasigaje ku isi ntabwo ari ukurya ibirayi byinshi twabiriye. Uya ni ukuri. Ukuri kungana no gupfa cyangwa ugakira. Mwakomeze gute? Ndashima Imana na babantu bake. N'abandi basanzwe. Bake ariko ndashaka n'abandi bashyashya. Inshuti shyashya, umwaka mushyashya, ibintu bishyashya, ibintu byose bishya. Umugore araho usenga amavuta mashyashya. Umugore araho yo kuvuga umugore ukareba ku mpande araho baraho barakomeye cyane. Umugore uwo ari we wese
iyo utarashaka buriya abagore bose bari abawe iyo umaze gushaka rero uhitamo kuko ntabwo uzi uwo uzabana nawe ariko iyo wamubonye bo wahisemo biba byaraye wahisemo bimeze neza cyane rero turi kumwe na Prophet Moses ni umukozi w'Imana ukora umurimo mu buryo bugiye butandukanye tugiye kuganira kuri byinshi cyane bigenda bivugwa kuri ino mihanda biba bigaragara mu ruhando rujyanye n'iyobokamana biba biteje impaka biteje impungenge abakristo abantu b'Imana babyibazaho byinshi cyane mwicare mu bane natwe mumenye ko byinshi cyane bigiye gusobanukwa ukuri kwinshi cyane tumvise amakuru menshi cyane utazi ugiye kumenyera ahantu tuguhaye ikaze muri iki kiganiro niba ari ubwa mbere udukurikiye usa cyangwa se usanzwe udukurikirana umunsi ku munsi ariko utarakora subscribe byikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ko turi kumwe n'umushumba sizwa amavuta n'Imana ayawe n'ay'Imana n'ayabantu n'ay'Imana y'abantu yarangira vuba cyane ariko n'abantu baragusize n'abantu baragusize gusigwa n'Imana abantu baza nyuma y'Imana iyo abantu baje imbere y'Imana uhura n'ibibazo rero urareka Imana ikagusiga mbere abantu bakaza nyuma ariko dufite abantu bagiye basigwa n'abantu mbere Imana ntiyabazaho Imana ibazaho cyangwa ntiyabajeho hari abo yaje hari n'abandi bakomeje nk'uko nguko babyihitiyemo bishugurikiye hano dufite abantu bagiye bashugurika amavuta bagiye bashugurika bagakora amapari akora ipari ry'amavuta kugira ngo ayahambwe Mose reka banze udusengere dutangire ikiganiro twiragiza Imana kadusenge Imana abantu badukurikira ku nzozi Imana ibahereza umugisha mwinshi Mana turagushimye kuko wera ukabura igitangaza uri byose kuko uri Imana ikomeye turagushimye kubw'umudendezo n'umunezero uhaye abana bawe iki kiganiro tuyobore kandi tujye imbere bane natwe kandi uturinde imitima yacu turayufungukiye kugira ngo tugenderere bwiza bwawe nibubane natwe ineza yawe nibane natwe icyo ushaka n'icyo ushima bari cyo kiba mu izina rya Kristo Yesu amen Uwiteka aguhe umugisha cyane kandi nawe udukurikiye tukubwiye ngo Uwiteka aguhe umugisha mu buryo bugiye butandukanye Prophet umwaka 2022 n'umwaka twasoje n'umwaka wari ufite ihe shusho kuri wowe ku buzima bwawe by'umwihariko kuri umwaka twagiye duhura n'ibintu byinshi bitari byiza byaratugoye ariko ni n'umwaka twahuyemo no gukora kw'Imana Imana yaraturinze ibana natwe icyo turayikibishimiye kuba tugihumeka n'imbaraga z'Imana no kuba twarahuye nabyo ntibyaduhitana nabwo n'uburinzi bw'Imana wari umwaka w'intambara nyinshi cyane ariko turashima Imana yuko yabanye natwe ikawudusoramo neza tukinjira mu ndi mwaka amahoro yego ibintu byari bimeze neza byari bimeze neza nubwo twagiye duhura n'intambara zimwe na zimwe ariko nta kibazo mu murimo w'Imana wenda apart kuri wowe cyane cyase tutibanze kuri wowe cyane ishusho umurimo w'Imana wari ufite uriya mwaka byari bimeze bite ku ruhande rumwe habayemo gukorera Imana mu buryo budasanzwe ariko habamo no kwatakwa ku bakozi b'Imana harimo benshi bagiye bapfa bandi baragwa bandi bimerana bamwe bavamo bakutsa amenyo bandi kubera kwihagararaho n'iki byose ariko nubwo batamwaye ariko guseba byari byabagwiririye kubera ikene kwa kubeshya Imana kwa kudahunga ubundi mu murimo w'Imana dufite ibintu bibiri abantu bakwiriye guhunga ntabwo bakwiriye kwimuka dufite abantu bagiye bimukana utuntu hirya bakatuzana mu murimo w'Imana abo bantu nibo bazasanga yagukandagira gatakubwira amagambo aguca incamugongo ugasanga umuntu yimukanye ikintu cyitwa guteranya abantu akakizana n'umurimo w'Imana azagikora neza kuko yakimukanye ariko dukwiriye guhunga icyaha kugira ngo Kristo Yesu abone ubuturo muri twebwe namara kubona ubuturo muri twebwe adukoresha ibyo we yifuza ntago azadukoresha ibyo twebwe twifuza nitugera ku rwego tujya gukora ibyo twebwe twifuza kuri Kristo Yesu hazaba ikintu kimwe gikomeye cyane icyambere tuzakora ibyo abantu bashaka kandi dukwiye gukora iby'Imana igize gute ishaka icya kabiri tuzabwira abafana dufite abantu b'abafana ku YouTube n'abadukurira no mu rusengero nabwira ko bani menyera kanaka urabyumva haro niyeze njya ngo mutazanye kanaka ngo ntago rirema n'iki mushumba asubizeyo bwa kabiri ariko sanga icyo kintu mu mutego ukomeye cyane kuko abona abafana ku rwego rw'umubiri ariko se mu mwuka turafanwa n'umwuka
twakoze ibyo Imana ishaka. Yego. Yego dukwiriye rero kurengagiza amaso tukava ku maso y'abantu kugira ngo tugere muri position y'Imana, Imana ikadushyigikira. Yego. Ni byiza cyane. Uri mu bantu bakora ibiganiro bitandukanye usesengura cyangwa se uvuga ku bintu byaba bigiye bitandukanye. Hari ikintu uvuzeho gikomeye cyane ati umwaka wa 2022 ni umwaka abakozi b'Imana batatswe koko. Yego nibyo byaragaragaye. Ariko se wenda no mu myaka yagiye ibanzaho ntibyigeze biba cyangwa se wenda uriya mwaka niho byabaye tumaki bire. Uyu mwaka utambutse niho byabaye cyane mu buryo bugiye butandukanye. Yego nta gihe bitigeze biba ariko byo byari biri cyane. Yego. Ku rundi ruhande reka mvuge kuri iki kintu, mu minsi yashize hari saga yagaragaye kuri imihanda ya YouTube, biragaragara mu nkuru zigiye zitandukanye bigendanye n'uko kwatakwa kw'abakozi b'Imana. Tubona umwe mu badamu bavuga butumwa umugabo we aza kumushyira hanze ko hari uburyo ajya akora gahunda n'abantu bo hanze, ariko gahunda bakayikora kuri telefone muri video call. Izo nkuru wagiye uzikurikirana no mu bantu bagiye batanga bitekerezo mu buryo bugiye butandukanye, bigenda bivugwa cyane bigeraho bamwe babijyamo abandi babivamo. Ariko uyu munsi naje gutungurwa cyane no kubona itangazo rya RIB rivuga ko urya mugabo yamaze gufungwa kandi already wamutangiye ikirego ari umugore umuvuga butumwa. Ibintu donc we binaba mbere zira nkuru zagendaga zicicikana, umwe avuga undi avuga, ubifataga mu ishusho ukugufungisha umwe kurega undi, byo ubifashe sasa rero. Kuba uri umugabo ufite umugore cyangwa se umugore ufite umugabo kaza kuri YouTube kumuvuga hano ni nko kwiyahura. Nko kwiyahura gute? Bose rero bakoze ishyano ryo kwiyahura. Bose se biyahuriye muri iyi mihanda ya YouTube. Ni kwiyahura gute? Kuko uyu mugabo ntabwo yari afite uburenganzira bwo gushyira umugore we kuri YouTube. Nakuze mbivuga nabivuze kuva kera. Ntago byemewe. Umuntu mwararanye mukambarana ubusa ntago akabimushyira kuri social media. Iyo muzanye rero ubusigaje kujya indera. Burya bagupima ntago uba wuzuye. Kubera yuko umuntu mwararanye mwabyaranye uwo muntu ugomba gusigasira icyubahiro. Yego. Umuntu ugomba gusigasira icyubahiro cye. Ese ku buryo iyo bikunze rero ukabikora ubukozi koza kuzarikosora ntago byakorohera. None se none arikosora abana bawe ntago byakosoreka kuri YouTube. Nk'ibintu cereka namwe murye muri injawuro y'amafaranga. Muri injawuro y'amafaranga. Rero uriya mugabo kuruze yarameze ngo waje kwiyahurira kuri YouTube. Namwe muramwosha koko. Mumuhereza mikrofone mwivuye inyuma. Ariko bira ntago byemewe. Ntago byemewe. Ku ruhande rumwe umugore ko yavuga ko ari umuvuga butumwa akavuga ati ngiye nkomeje umurimo nkomeje gukorera Imana. Ariko uyu munsi muri case mu byo byavuzwe uwamufungishije. Ko byagenda kose n'umugore we. Yego. Wagiye kumurega. Ibi byo bigaragara gute nk'umukozi w'Imana? Uri nk'umukozi w'Imana kujyana umuntu muri RIB buriya nibyo? Tubwire. None se inkiko zicibwa mu Rwanda. Uragira ngo bakobaza ngo usengere, uragira ngo abakristo bari 90%. Ndetse abajya kuburana ni bande. Abajya kuburana ni bande. No kuvuga ngo kujya kumurega ubundi nge natangiye yisobanura. Ntabwo Ecclesia agombaga kwisobanura ye kubyihorera. Ari umukozi w'Imana. Umugore. Yego. Akabyihorera agakora tekinike imwe idini basengeramo ryari kubahuza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritembera abakristo guhita bajya mu nkiko ahubwo ryemera ikintu kimwe cya mbere cy'ibanze. Yavuze ngo mwene so nagurwaho n'ishyano uzamuteze mugenzi wawe. Ibyo nibyanga uzajya mu itorero. Itorero buryo ryakabaye rigira urukiko rukemura ibibazo by'abakristo. Itorero biranditse ryakabaye rigira urukiko rwose. Hari ama metode za methodiste n'ahandi macacho bagira inkiko. Yego. Rero iri torero rifata abantu urumva b'abakristo ntibakemura ibibazo byo cyangwa ngo babaganirize bakisanga mu nkiko. Ni intege nkeya nazo zitorero zidene. Ni intege nkeya zidene. Ni intege nke zitorero babarizwa. Yego. Ubundi rero byakabikemurikira mu itorero bitagiye muri mu nkiko. Yego.
bitagiye mu nkiko. urahamye neza ko kuba urabona uriya mugabo hari ibintu byinshi yakoreye, nyine twavuga ko hari ibintu byinshi yavuze nabi umugore pe, mu buryo buri official, mu buryo bugaragara buri muntu wese, ari byo byanateje wenda n'impaka mu bantu bagiye batandukanye. Kuba umugore yaramujyanye muri RIB uyu munsi akaba afunze, ntabwo ntabwo yavuze, nabwo akekwaho nyine akekwaho nta kibazo kuko ibibazo byagiye mu nzego nyine akekwaho yagarahamwa n'icyaha. Kuba yaragiye kumurega muri RIB nicyo cyari gikwiye. Nakubwiye ngo ntago byari bikwiriye nk'umugore, nyine wowe nk'umugore, kubera dore rero harimo ibikomere byinshi. Icyambere, umugabo yakomerekeje umugore, cyangwa se rero basanze banakomeretsanya, umwe agakubita n'undi agakubita. Urumva isaga yabo yahereye kera bataraza no kuri YouTube, bigera igihe kubikansoringa ubwabo birabananira, none baza kwiyahurira kuri iyi mihanda. Iyi mihanda rero igezeho umwe avirirana cyane, aravirirana neza, aviriramo imbere, aravuga ngo ntago nabyihanganira. Icyo yakoze rero yitabaje iki? Yitabaje ubutabera, ajya muri RIB aramurega. Yego, ariko numva atari cyo cyari cya mbere. None kubera ngo intege nkeya z'idini zirahari zirimo. Rega idini ngo idini ryagombye kuba rifite urukiko rw'abakristo bahuza abantu, byakwanga bakabona bakajya muri irya mihanda y'inkiko yindi isanzwe, ibintu kubikora nk'umugore w'umukristo biramusigira iyihe shusho? Ni ishusho yeze, ni ishusho igaragaza ntabyitikise. Niba umugabo yarahemukiye umugore, n'umugore n'abafungishije umugabo, ubwo bahanye bahanye iki? Bahanye ibyo bagomba guhana. Ati bahanye rwose. Ku ruhande rumwe wenda uyu mugore ntabwo ushobora kumurengera, kuba wamushyigikira, kuko ya mugabo yararengereye. Kandi nakubwiye ngo umugabo yakoze ikosa ryo kuvuga umugore we nabi. Uyu mugore uravuga ati kuba yamujyanye muri RIB ntabwo aricyo cyari gikwiye, ariko se aho yagejeje we uyu mugore ntiwamugarukira wenda ku ruhande rumwe? Aho yagejeje nta muntu utababarirwa, nta n'udakoza, kandi ikibazo ni ukudakosora ikosa. Inama wagira uyu mugore niyo kubabarira umugabo we, kandi biriva ngo nimubabarira n'ibyaha byanyu. None se natamubabarira bizagenda bite? Baramukatira nyine. None se n'indira bubikoze? Gikomere cy'umwana kiba kiri hagati ya nyine umwana wazaza avuga ngo data yataranze mama, yambitse mama ubusa kuri imihanda ya YouTube, ariko azongera agaruka ati nawe mama ntabwo wari shyashya, wafungishije data. Nose ibyo bintu bizakemuka gute? Nose ubwo bitazabagarukaho ubwabo. Ni ya mihanda rero y'idini bakabaye barabikemuriyeyo. Ikibazo ni ingaruka z'itorero. Ingaruka z'itorero ni idini navuze. Idini n'itorero biratandukanye. Ni idini babarizwamo. Reka abantu bagerageje kubunga bikanga. Uragira uti rero ikiganiro nabonye wakoze kuri chaîne imwe urasaba mu buryo bukomeye cyane ko Pastor Mutesi yagaruka. Nagaruke. Kubera bavuze ngo iyo uvuze cyane, iyo wisobanuye cyane urisobanye. Nanamugira inama y'uko atazataye ikiganiro kuri YouTube, icyo gihe nibwo yahagurutse, kandi abwiriza ijambo ry'Imana n'amagambo y'ubwenge yagiraga byari bihagije. Ntiyaza ntukavuga ku kintu cyakunaniye. Nose umwami yakwigisha isomo atazi, yigisha isomo azi. Kuba we yaravuze ibishobora kuba byaramunaniye, wowe bifata mu yihe shusho? None kunanirwa ni ikosa? Kunanirwa si ikosa, ahubwo gukosora. Iyo udakosoye icyo wananiwe nibwo byitwa ikosa. Ariko kunanirwa nta cyaha kirimo. Umuntu yananirwa, abantu benshi dufite kuntu twagiye tunanirwa n'ibyagiye bitunanira. Yego, ariko ugomba kubikosora. Ugomba kubikosora. Kunanirwa rero ntabwo ari ikosa. Ntabwo kudakosora iryo kosa niryo ryitwa ikosa. Ku ruhande rwawe umva washaka nk'abagore bangahe ujye ugerageza byanga, wumva washaka nk'abagore nk'umubare wumva wagarukiraho n'uwakangahe? Abagore
washaka ukunyuza nyine umwe byanze tuvuge ko wa mbere byanze bigiye byanga wumva wagarukira ku mubare w'ukangahe wowe ku ruhande rwawe nzashye gusubiza ubutaha ndifashe nyine wese mva bashaka banga ese ntase mutumirwa nkikubajije nk'umukozi w'Imana numva nashaka umwe niko nakosubije umwe wonyine byanze nyine biba byanze urasara ukarekeraho urasara Moses we ese ku ruhande rumwe Moses uri mu bantu n'abandi babishoboye bafite uwo muhamagaro yashaka abo yumva yanyuzwe nabo ku giti cyiwe reka gushaka nama hitamo y'umuntu ikintu ikiganiro twigeze gukorana cyashize cyateje impaka abantu benshi cyane mbona na bamwe bagiye bandika comment bakubwira nabi wari wibasiye umuntu yitwa Mutesi umubwira ngo abagabo mwibasiye ko sori iryo jambo uyu waramwibasiye ko ntago inama sibyo ubwira ati abagabo natangaga ubujyana urabwira ati nuko nanjye umuntu yazana kangira inama yego uramubwira ati abagabo si inkweto ubugerageza urumva abagabo si inkweto ugenda ngo ugure mu isoko wambara ukuramo tuzo hamwe uhame hamwe iryo jambo wakongera ukarisubiramo uyu munsi ukurikije n'uburyo wagiye ubona abantu bagiye bone sinariva onge mva ku kintu navuze kubera iki kukize imvuga ikintu kiretse numva ari ikosa nakoze ntago ari ikosa mbese abagabo n'imyenda ujya kugura made in Rwanda ukagenda fashion ukajya muri fashion ugahindagura mu gihe bigiye byanga byihore nyine byaranze ibyo bintu iyo byanze ukora ikindi gitandukanye n'abagabo ubwo ni igiki uratuza mu gihe udashoboye gutuza sasa rero uroga bigashira abana Umutesi umugira inama yo koga bigashira Mutesi se oya ashoboye gushaka yazashaka hari icyo bitwaye se akagumya akagerageza nk'uko wivuze oya namubwiye yuko uyu we nibananiranaho nzagaruka burya amahirwe abaho kandi ashobora kuba agiye gukosora ibyari byaramunaniye ntabwo ngo ikosa no kudakosora ibyagize bite ibyamunaniye ariko bikosoye rwose nta kibazo rwose Mutesi n'umuvuga butumwa mwiza cyane ijambo ry'Imana neza ni umufashoni yakwigisha abagore b'abanyarwandakazi gutega ibitambaro mu mutwe urabyumva neza n'amagambo ye y'ubwenge ariko iyo yaza muri classe ukabona ari isomo ryagiye rikujaho ukavuga kubaga buryo ujya gushaka professor akakwigisha iyo ubonye byanze ibintu urabire kukajya kwigisha ibintu nkajya kwigisha rero ndejo namusabye naramubwiye nagaruke kuri YouTube ntago ari impamvu yo gusazara kuri YouTube ntago ari byo oya ntago ari byo hari abantu benshi abwirizaga ubutumwa bwiza bakagira bate bakafashwa nose baza kirika niba ari ukundi kuntu byagenze kubera ibikomere n'ibintu byinshi abantu baba bamubwira n'amagambo y'abantu benshi iyo uzi ko ufite ibikomere ubyigiraho kugira ngo ukomeze abandi ariko wowe abantu bo kuri YouTube ntabwo bajya bagutera ubwoba hari igihe se batadutera ibijumbu kutarahura n'ikintu hari igihe se tutakubitwa twebwe unaraza akagukubita ukagira gute ku ruhande rumwe hari ibintu yego ubona ikibazo kiba kibirimo ari ibihe amaco y'inda aza mu bakozi b'Imana gute na kera yahoze ese Yuda yagurisha Yesu kubera iki amafaranga ariko Yuda ari n'umuntu mwiza mbese Yuda yatagambanira Yesu mission yari kugerwaho gute mbwira kuntu byari kugenda ubuyuda nyine yafashije Yesu kugira ngo nawe uri muri ba bantu bumva ko Yuda akaba ataraciriweho iteka reka Yuda yagombaga kubaho nyine yararenganye oya nurese Bibiliya avuga ngo nibwo bumana bwayo ibikora uko ubishaka ariko ku ruhande rwa Yuda ari kumujura uko yafashije Yesu kugira ngo nta Yuda nta musaraba nta Yuda inzira ijya ku musaraba nta yari ihari Yuda yafashije Yesu
kugira ngo misiyo yazanye Yesu ibicemo. burya umuntu akurwanya cyane aguhereza imbaraga zo gukora cyane kugira ngo ugere ku ntego. Yego mu buzima rero tuba dukeneye abantu b'abanzi banaturwanya. ubuzima ntabwo bwaryoha udafite abanzi, ntabwo bubaho. ubuze abanzi ufite buriya baba bihishe, baba bari benshi cyane batonze imirongo batavuga, bakora ibintu muri siransi. nta banzi ntabwo ubuzima burushaho. ni ryari umuntu abonera abanzi be mu buryo bweruye, abanzi bakidekara bakava mu nyobo bari barimo bakajya kumugaragaza. n'igihe bateye ibuye mu gihuru. mu gihuru gute? iyo ukocoye iyo ubwejaguye niba ukocoye. ushobora kuvuga ikintu cy'ukuri cyangwa gipushinga imitima yabo. icyo gihe rero intambara uzahura nazo uzamenye ko atari njye uzikora mu ruganda cyangwa ni ya motion. ntago mbizi, ntago ari ya motion. nakaraka sinzi nkunda motion. abantu batuze kuturebera muza brand za motion baturebere. umunsi inde ari ku ruhande rwo inde ubutinganyi ufata gute? ubutinganyi ni icyaha. uzi ikintu cyatumye Isodoma n'Igomora harimbuka? bararongoranaga abagabo n'abagore ariko bigeze ku kigero cy'ubutinganyi. Imana iravuga ni umva ndawurimbura. ubutinganyi ni icyaha. ni icyaha kingana no gusambana bisanzwe? oya kirakirusha. kikirusha gute kandi ibyaha byose ari bimwe? ibyaha byose ntabwo ari bimwe, ntabwo bingana imbere y'Imana. imbere y'Imana birangana, ariko ko tubiremereza twebwe abantu. kandi biravuga ngo niba bishoboka mu rwanyu ruhande mubane n'abantu bose iki amahoro. niba mu bantu kiriya cyo kirakazi giteye ubwoba. hari n'ibihugu byagiye bishyiraho amahame n'amategeko amwe ntabwo abigenga ubutinganyi ku buryo bakwica cyangwa bakagutwika neza ugapfa wakoze ubutinganyi. nko mu Bugande ho ntabwo wazana iyo mikino. imikino wayikinira hano rwose Kigali kandi ntiwayikina. n'u Burundi ntiwayihakinira. reka ntabwo hari ahantu utakinira iyo mikino. mu Rwanda muri Amerika wayikina, mu Bwongereza wayikina, mu Rwanda mu Faransa wayikina, mu Rwanda imikino y'ubutinganyi mu Rwanda wayikina, ariko nabwo abantu bo kritire umuco indangagaciro z'umunyarwanda ashobora kugukoraho rwose. byakumanika byakumerera nabi. mu minsi ishize niho hagaragaye habaye gusaga uzajya ushyira Moses bigicamuke akazajya batwitiranya. nawe uri Moses bazi n'abawe n'abaho Mose yavanye abantu muri Egiputa abageza i Kanani, apfira mu butayu ariko we abantu barikomereza. Moses nari mbazi yuko ari abakozi b'Imana n'abavuga butumwa, ari abahanuzi, ari ababwiriza butumwa. turapfushije rwose Moses baza batere ku matere dupfushije umuntu. akora ishyano rimeze kuri waritiriwe Mose wavanye kandi ngo ni umuhungu wa pastori nawe niba n'aka karimo kagize nawe ni umuhungu wa pastori. ni umuhungu wa pastori. nabonye amakomanteri n'iki byose bamuzi tukinyamashake n'iki byose. biriya bintu bifasha gute ku ruhande kuba umuntu ashobora gushyira ibintu public akavuga ati filime zijyanye n'uko za Sony ndazikina cyangwa se niba cyangwa se ndayigeze Pari ndayigeze Pari biriya ni amahano cyangwa ni imyuka ibiri kumukoresha. yego buriya antikristo cyangwa se umwuka w'ubutinganyi urandura. yego urandura. ubu dushobora kujya tubana n'umutinganyi bikajya bizakajya no kumureba cyane buriya nabyo nakaga. babisaba kugera kuri maximum y'igipimo cy'amasengesho. hari abantu bintu bitiranye ibintu. yego kuko akenshi uzareba nk'abandi bareba nka video ma porno ibiki byose wa mwana ajya gushyira ajya kugerageza gukora exercise kareba n'ibyo bintu bikunda. niba ngo ikintu washyizeho amaso cyane ubwonko burakibika cyane. abantu be kujya bareba abatinganyi jya uhita wigenda unamuboroka rwose uhita ugasigara umufuka. hari abantu utakabaye ureba uri umukozi w'Imana cyangwa se uri umukristo wakire Kristo nk'umwami n'umukiza. kumva izo nkuru wabyumva nabyumva gutyo cyangwa se najya kuri Twitter nkabona ngo Moses akoze akagashya ariko ni titre yonyine soma. ariko biriya bintu birandura kugumya kubireba. birandura my friend. ibyo ngibyo njyewe ndabikora. nese ubundi akamaro karimo n'akahe kubireba?
mbese azaba ari kubaka iki ku ruhande rumwe wenda reka tuvuge kuri iki kintu kuba nk'umusore w'umunyarwanda yavuga ati akaba fresh akaba fiya akaba proud yo kuvuga ati ndi mu mishinga yo gukina filime z'urukozasoni zijyanye n'ubutinganya akaba proud yabyo ubifata gute nkawe akaba yabishyira no public ahantu nawe ngo ashaka ari umwuka yanduye ahubwo abakozi b'Imana mu Rwanda kubera iki batamusengera kandi bahari aho ugiye kuba nka babandi si ushaka gusengera Moses ushaka gusengera Moses ntawe utamusengera ariko usenge byakira kandi kumusengera bisaba indi dimension y'amavuta kuburi hejuru y'amandi mavuta kandi barahari kandi abantu banamusengera bamusengera cyane akanabireka gutanga ubuhamya zatanga ituro kwa Mutabazi azabusengera apose akazeza Mutabazi ahubwo kasengera abantu bafashwe n'iriya myuka Mutabazi se ya Mutabazi n'umuhanga ariko okay ku ruhande rwawe ubona hari benshi bari bavuga ati nafungwe nagira mu Rwanda azafungwe gutya na gutya ayo namaranga mutima yabo naga ibyo abaturage bavuze leta ari byikora n'ibintu bya leta ikora ibyayo nta somo ubona kwiye bazamujyane bazajye kumwigisha nta bigo byinshi byigisha se bazamwigisha Yesu umunyarwanda cyangwa se n'uburenganzira ahubwo ngo azanafungwe bazahamagara abapasiteri bose ku murongo n'abapoza n'ababishop bamusengera kire bazaba rwibaka indege bamwakire bamusengere none nicyo kizima nicyo kiri great nicyo kintu cyakeneye ntago ari ukwigira azigishwe ikize wabyakira gute mu n'amahitamo ye byakubabaza ariko ntiwabihisemo uramureka none se reka nkubaze ubu ngubu ahuri arahazi hahasi none se ibyo uri gukora arabizi n'isi ntibamumurenganyije gusa ariko yagira agahinda ashobora kubimenya yagira agahinda ubu se yagukubita n'ibintu ufite n'imbaraga ufite wowe ntacyo yagukoraho wararenze hano urumva ko ibintu biba bigenda bihindura isura bigenda bigera ku rundi rwego icyari kikwiye gukorwa wenda dusoza ikiganiro haba mu murimo w'Imana ibyo byose biba bigenda bigaragara cyangwa se inama waha abanyarwanda uyu munsi ni iyihe n'abantu bakurikiye ikiganiro cyawe ni iyihe nuko buri muntu yareba ibimureba kandi agakizwa ku giti cyiwe kuko akiza kanjye ntacyo kakugezaho wowe iyo yaravuze ngo mbese ukizwa kwa hari icyo bibwiye Imana ngo ariko ibyabyaye byababaza umuntu umeze nkawe bivuga ngo iyo dukijijwe twebwe nitwe bigirira akamaro ntabwo ari abantu ni byiza cyane reka tugushimire cyane kubw'umwanya wafashe ukaganira natwe kandi dushime n'umuntu wese wabanye natwe muri iki kiganiro nimero ya Moses ni 0783 48 700 Prophet Moses mwifuza gusengana nawe ibitekerezo inama n'ibindi byose bigiye bitandukanye turabakunda cyane mukore subscribe ubundi tujye tubana umunsi ku munsi